Reka nyababwire niryamiye ariko kuki mushaka kundushya kandi agakuru nkikuriye hirya iyo ngiyo mu gikari nivuga ngingo TV nizere ko mumeze fresh mumeze well cyane kuri uyu munsi agakuru mbikuriye hirya iyo ngiyo ku mbuga nkoranyambaga n'akamarina n'umusore bita Kinyusi cyangwa se Blues Melody. Aba bose ni abahitmaker kabisa, baba bazi uburyo bakoramo ubucuruzi bwabo, murabizi Marina na timu yiwe barimo bamaze iminsi bari muri media tour y'indirimbo yabo Dumi. Siyo ndumva ari nayo ndirimbo nyine yabiri latest cyane. Noneho muri iyi minsi kabisa ntabwo abantu bari bazi ntabwo bari bazi neza ngo ahugiye mu biki, ariko hari akavideo ngiye kubereka kabisa mukavuga muti wa muhungu we nawe uragenda cyane. Muravuga muti rwose wa muhungu we nawe uragenda cyane, aka kantu ubu ngubu ukibye he? Dore ngako hari scenario reka mane pata mane kuntu bitangiye ubundi bitafata sound mwana ari kwifotora mwakiboneye akavideo nababwiraga, murabizi ngiye ntago njya mbasondeka cyangwa se ngo mbabeshye, nta n'impamvu yo kubabeshya ariko bapeple nta mpamvu yo kubabeshya mba mfite hagati aho ngaho. Video mwayibonye ni video ishobora kuba yerekana ko hagati ya Marina na n'uwo bise Blues Melody ko ashobora kuba harimo akantu hagati yabo kabisa barimo gukora, hari agakorwa gashyashya dushobora kwitega. Narabibabwiye iriya hit ya Ntiza itari yasohoka, benshi muri mwebwe mubigira joke, muravuga muti sha wa muhungu wa Isaac rwose yugabanya ibikabyo, iyo ndirimbo ya Mr Kagame na Blues ntabwo izapfa kujya hanze. Igiye hanze muravuga ariko nanone muravuga muti umuhungu ntabwo ujya udusondeka. Mukore subscribe, nivuga Gigo TV. Ciao.